Ndagusuhuje wowe ukurikiye Rama Family, nguhaye ikaze, nkwifurije ibyiza byose Umuremyi atanga. Kandi nk'uko mubizi, njyewe Louise nta kindi kuri Rama Family nifuriza buri wese uretse kurama, akarama afite ubuzima buzira umuze kandi akarama anezerewe. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro kiri buvuge ku bintu biriho muri sosiyete ariko abantu batinya kuvuga, bakabivuga bongorerana igihe byabaye, igihe babibonye. Ariko njyewe ndifuza ko iki kintu tugiye kuganiraho umuntu wese uzumva iki kiganiro agomba kugisezeraho, cyangwa se yaba atarasanzwe agikora akaburira n'abandi. Mbese ndashaka ko iki kintu gicika, kandi simbabeshye, njyewe nzatuza gicitse, nikidacika ntabwo nzaceceka mpaka. Mwese utarabyaye byanze bikunze we yarabyawe, afite ababyeyi bashobora kuba bariho cyangwa se batakiriho. Niba bariho ni umugisha ukomeye cyane, ariko niba batariho pole sana. Bibaho nyine, umuntu abaho akagira n'igihe cyo kurangira, niko isi yubatse impore rwose. Ariko aba bafite nibo ngiye kuvugana nabo cyane. Muri iyi minsi usigaye ubona hari ikintu cyateye, niba ari icy'ubusirimu, niba se ari iterambere ntabwo mbizi, aho abantu basigaye bashaka kugaragara mu bintu bitari iby'ingenzi, kandi iby'ingenzi batarigeze babibonekamo. Reka mbisobanure neza. Hari abantu biyubashye, bariho neza, bamerewe neza kandi bafite ubushobozi, ariko ababyeyi babo bakabaho nabi, bakicira isazi mu jisho, bagasonza, kandi wowe urya. Wibuka ko kuba uriho ari uko ababyeyi bawe bemeye kugushyira ku isi, bamaze kuhakugeza byari ibyishimo byabo, birumvikana, bakwitaho, barakurera. Ndagira ngo nkubwire ko uwo uriwe uyu munsi ukesha ababyeyi bawe, ubyemere cyangwa ureke kubyemera. Abambere n'ababyeyi bawe. Ushobora kumpakanya uvuga ko akazi ufite utagahawe nabo, kuko wenda bo ntibanize, ntibanamenya naho gasabirwa. Ushobora kuvuga ko umutungo ufite ari wowe wawishakiye, ntacyo bagufashije, nta n'umunani baguhaye. Ariko iyo batakurera bakakujugunya, iyo batakugaburira ngo bakwiteho, ntabwo ba uriwe uyu munsi. Oya, urwego rwose uraburiho. Wumva iki kiganiro umenye ko warugejejweho n'ababyeyi bawe. Abandi bose baje nyuma mu buzima bwawe, bagenda bakomereza aho ababyeyi bawe batangiriye, kuri fondasiyo y'ababyeyi bawe. Ikintu rero cyatumye nkora iki kiganiro uyu munsi ni uko hari abana benshi. Niyo mvuze abana, ntabwo ari abana bo munsi y'imyaka 18, birumvikana. Umuntu wese aba ari umwana imbere y'umubyeyi we. Ndashaka kuvuga umuntu wese nyine wabyawe, ufite ababyeyi, ubwo nyine aracyitwa umwana ku babyeyi be. Hari abana rero benshi usanga bariho neza, ariko kugira ngo bazibuke iwabo bikaba ibibazo, bikaba intambara. Ugasanga uyu munsi ushobora guhura nawe akakugurira icupa, akakujyana, akakugurira inkoko, akakugirira neza, rwose wagira ubukwe akagutwerera, wagira ikibazo akaba yanagutabara. Nibyo kandi ni byiza, nibyo kwishimira, nibyo gushimirwa ku muntu wese ubikora. Ariko ibyo wakora byose, ibyo byiza ukora, niba wibagirwa ababyeyi bawe, ndagira ngo nkubwire ngo umenye ko ari zero. Ndetse Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni umukozi w'umuhanga. Niba ari uko ariyo nyir'ubwenge, Imana ifite ubwenge nyine tutajya tubasha kubona uko tuvuga. Ariko mwari muzi ko yagize itya igafata ikintu cyo kubaha ababyeyi ikagishyira mu mategeko 10. Itegeko rya 4 ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Niko iryo tegeko rivuga. Kubaha umubyeyi se bivuga iki? Umubyeyi mutakibana kubera ko washinze urwawe, kumwubaha bivuga iki? Bivuga ko kubera ko umuvugisha neza, kubera ko ujya umuhamagara kuri telefone, ariko udashobora kumenya ko yaburaye. Araburara urya, ariko
ko nawe uyu munsi wenda ushobora kuba uri umubyeyi, ntabwo ari urubyiruko mbwira gusa, nta nubwo ari ko nawe uri umubyeyi wajya mu nzu ukarya umwana uzi ko atatamiye. Wari uzi ko hari n'igihe ubona ikintu umwana agikunze wari uri kukirya wabona ari bikeya, wabona cyangwa se mbese wabona agikunze ukakimuharira kandi nawe wagishakaga. Uko niko nawe ababyeyi bawe burya baba barakugenjereje, nubwo wabyibagirwa, nubwo utabiha agaciro. Uko ugenzereza abana bawe, uko ubarwanira ishyaka, wenda wowe urabarwanira ishyaka mu iterambere ufite none no mu bushobozi ufite none, kubera ko wize, kubera ko wateye imbere, kubera ko uri n'umusirimu. Uburyo uri kubakorera ntabwo ari ko iwanyu bakugenjereje, bo babikoze mu rwego rwabo. Ariko se inshuti yanjye, wowe unkurikiye, umubyeyi wawe hari umuruta ufite? Hari inshuti ufite ziruta ababyeyi bawe? Ntazo. Izo nshuti ufite uyu munsi uzifite kubera uwo uri we none, ariko bo bakwitangiye ntacyo uri cyo, bakurekuye wagwa, bakujugunya ubuzima bwabo bubi. Nabo kwitabwaho. Nyaboneka mureke twite ku babyeyi bacu bagihari. Bijya bimbabaza cyane, ari nayo gasopo nshaka gutanga, aho abantu batererana ababyeyi babo, bakicira isazi mu jisho, bagasonza, bakaburara, bakarya ubusa, ariko umunsi umwe gusa basoje urugendo rw'ubuzima bwabo mugahurura n'indabo nyinshi cyane, indabo zihenze, amafime, reka sinakubwira, imikenyero myiza, abantu benshi bakabashagara, imbuga zigateranyirizwaho amafaranga ngo mujye gutabara, kandi gutabara ni umuco mwiza, izo mbuga zizagumeho rwose. Ariko ntuzatinyuke gukora urubuga rwo gutabara ngo bagutabare uzi neza ko umubyeyi wawe aho yarari yarashonje. Ibyo bintu ntuzabitinyuke, uzagende bucece ugende umuherekeze nk'abandi bose, nawe uzaba uri rubanda nk'abandi. Ibi bintu mumbabarire niba mbivuze ndakaye, reka nongere nkuremo uburakari gakeya reka nkuremo uburakari rwose. Ibi bintu ariko niho hahandi, ibi bintu birambabaza. Hari igihe mushobora kujya gushyingura ahantu ukumva abantu baravugira mu ntamatama bati murareba ukuntu abantu bahuruye, murareba ukuntu abana bose bahuruje n'abuzukuru babo, reka sinakubwira imipira iriho amafoto, ibintu byinshi, depanse zitagira uko zingana. Nta soni. Mugatangira mugashyira amakaro aho mwamushyinguye, mukamena beto. Umuntu yararaga ahantu imbaraga zamwiciraga. Oya, njyewe Louise mpagurutse nje kurwanya iki kintu, ndababwiza ukuri, nzakivugaho mpaka. Wenda abazanyanga muzanyange, abazumva wenda navuze nabi rwose mbasabye imbabazi. Ni igitekerezo cyanjye, buri muntu wese afite uko yumva ibintu, wenda nawe ufite uko ubyumva. Ntabwo nje kuvuga ngo wubakire ababyeyi bawe inzu irimo amakaro. Oya, nubwo we waba uba muri shato, muri etaje, nta kibazo, ntabwo ari ngombwa ko nawe ubatuza nkawe. Oya, ntabwo ari ngombwa. Ariko ushobora, niba babaga ahantu hashobora gutuma umuntu agira imihumekere mibi, umuntu avirwa, niba ufite ubushobozi gira icyo ukora. Ntabwo si ngombwa gukora ibihambaye, kuko ntawe murushanwa, nta n'ujya kubipresantaho, ntawe ujya kubyereka, ntawe ujya kubiratira. Ariko umutimanama wawe wo urakwemeza neza ko iki kintu wari ugishoboye, ko washoboraga kugikorera umubyeyi wawe. Birashoboka. Umutima wawe ntabwo uzawubeshya, ntabwo urya ruswa. Mpora mbibabwira, ikintu kimwe kitarya ruswa ni umutimanama. Wowe ibyo wakoze, ibyo wari ushoboye warabikoze. Ashobora no kuba umubyeyi gito ugakora byinshi ntabishima, akanakuvuga nabi, ariko iteka ryose ni umubyeyi wawe. Ni umubyeyi wawe. Ubu se ko hari ababyeyi bagira abana babi, bakora amakosa, bakabanambaho, baba bamufashe yibye, ugasanga ari kumurengera, akamwishyurira, ariko uvuga ati umwana wanjye barabeshya. Ni urukundo.
ntabwo ari uko aba ashyigikiye ikibi, nawe biba bimubabaje, yifuza ko uyu mwana yava muri ibi bintu, yareka ibibi, ariko akanga, akamwishyura ndetse akanamuhakanira. Umubyeyi agira umwana witwara nabi, bavuga bati uriya mwana ni indaya, umubyeyi akarakara akababara, ntabwo aba ashaka ko bavuga umwana we nabi. Urukundo ni rwo rutuma akora biriya. Ariko se wowe wamwitura iki? Wikora ibirenze, ariko ukora ibishoboka, kora iby'ingenzi. Cyane cyane nita kuri ku kijyanye no kugaburirwa. Hari igihe ababyeyi baba bashonje, ukavuga ngo bafite imirima barahinga. Ese wowe iyo uhinze birara byeze? Ese uwo mubyeyi wawe ahinga umuceri, ahinga amavuta, ahinga umunyu se, ahinga isabune? Reka tunarebe n'ikindi. Ese niba yaranywaga agacupa kera kishoboye, kera gifite akazi keza, atarajya muri pansiyo, ndavuga ku bigeze akazi, naho ku batarakigezeho baba bakeneye rwose. Hari ababa bakennye iyo batari bafite imitungo myinshi. Ni ukuri, ni wowe ushinzwe kubareberera wa mbere, mubareberere mukibafite. Hari abifuza kuba babafite bakavuga bati iyo ngira umubyeyi wanjye yari kuba ari igitangaza. Nubona kandi utabishoboye, rega no kuba mwabana nta kibazo. Kuba mwabana ntago biteye isoni. Wituma umubyeyi wawe asonza iwawe urya, wituma umubyeyi wawe asonza ukiriho. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ushobora kuzabona umugisha w'Imana igihe cyose utita ku mubyeyi wawe. Nakubwiye ngo Imana n'umukozi w'umuhanga ko yabishyize mu itegeko, ko ari ukugira ngo abana mutazibagirwa ababyeyi. Wigeze ubona se ishyiramo icyo ababyeyi bita ku bana? Nuko azi ko urukundo ababyeyi bagirira abana ntabwo ari ngombwa kubibabwiriza. Ushobora kumbwira ko hari ababyeyi batita ku bana, birashoboka, ariko uwo muntu wese utita ku wo yabyaye aba afite ikindi kibazo mu mutwe, kuko mu busanzwe ibi ni normal. Umubyeyi akunda umwana, aho azamutererana cyangwa akanamujugunya burundu. Ntuzarebe ku kibazo cyabaye gusa, ahubwo ashobora kuba afite n'ikindi kibazo cyo mu mitekerereze cyagombaga abapsikologe. Ibibazo byamurenze, nawe burya aba yiyanze, ajya gufata uwo mwanzuro mubi, nawe atari we, ntabwo aba akiri wa wundi wa mbere. Umuntu buba bwagiye. Nicyo cyari cyampagurikije muri uyu munsi, kugira ngo nkebure rwose abantu batita ku babyeyi babo. Ntera icyuhagiro buri muntu wese uzi ko ajya aterana umubyeyi we. Ni ukuri, ntabwo bikwiye, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Gerageza ibyo ushoboye ubikore, umubyeyi wawe umukure mu hantu hashobora kumwangiza. Niba kandi ubona utanabishobora, nakubwiye ngo mubanye nta kibazo. Ushobora kuvuga uti nzanye umubyeyi wanjye uwo tubana ntiyabyishimira. Icyo ni ikiganiro ndi gutegura, ibyo byo ni ibindi bindi. Ariko uyu munsi ndi kuvuga ngo ndi kubwira wowe undeba, wowe unkurikiye, ni wowe ndi kubwira ngo niba utita ku mubyeyi wawe, ndakubwiza ukuri, no kurama nirirwa mvuga ntabyo uzabona. Nunarama uzaramana umuvumo, nta migisha irimo. Ababyeyi bawe, ababyeyi bacu ni ingenzi kuri twe. Reba iyo aje iwawe ugasanga uri gutangira kumwigiza ku ruhande, njya mbibona no mu mafilime mujya mubibona, kandi burya umugani ugana kariho, aho ushobora gutuma umubyeyi wawe ategera ku meza igihe ufite abantu benshi, kugira ngo batabona uko arya, batabona uko asa. Muribuka se abagiye bakora amakwe bakambika ingofero abandi babyeyi kandi ababo bahari? Kubera ko ukurikije uko bagaragara muri sosiyete, ukurikije uko bari babazi, ukurikije uko biyumva n'uko bahagaze, abantu baramutse bamenye ko uriya ari umubyeyi wawe byagutesha agaciro. Ariko ndakubwiza ukuri, niba namenya ko wasimbuje umubyeyi wawe kandi ariho, agaciro uzagata burundu.
abantu nubwo ari indyarya bakakwihorera bakakwereka ko batabibonye, bakakwereka ko ntacyo babiziho, ariko barakugaya, baraguseka. Nyemerera nshuti yanjye nkwibwirire, ngutere icyuhagiro, nguhane. Kandi burya guhanana nta kibazo, birashoboka ko uyu munsi wabihindura. Niba utanabikoraga ukumva iki kiganiro, byanze bikunze ugomba guhinduka. Nudahinduka uraba ufite ikindi kibazo, nzagushakira umuganga. Ibi dukora tubikorera ababyeyi bacu, nibyo abana bacu bazadukorera wa munsi tuzaba natwe twashaje. Ni nayo mpamvu nshishikariza buri mubyeyi wese kujya ajya gukora ibintu byiza ku babyeyi be, akabyereka abana, cyangwa se ukanabiha abana akaba ari bo babijyana, ukababwira uti bana mureke tujye gusura nyogokuru na sogokuru, tubashyire iki? Bakakubwira ibyo bumva kubashyira, ahasigaye nawe ukavuga uti ariko reka tubashyire n'iki n'iki. Bakabona uteguye ibintu byinshi cyane, ndetse bikaba byiza unagiyeyo akaba ari wowe ubibaha, ukabibaha ngo ari bo babimuha. Ibyo birabubaka kandi ntabwo biva mu mutwe. Oya, tugomba kwigisha dutanga urugero, nirwo abana bafata kurusha amagambo. Aya magambo turi kuvuga ntabwo abana bayumva, ariko ibikorwa dukora barabibona. Nubwo tujya tugira ngo nta bwenge bagira cyangwa se ntabwo ibyo ngibyo babishyikira, ariko ni ukuri barabibona kandi barabyumva. Mwe bikabubaka cyangwa se bikabasenya. Rero nyemerera wowe unkurikiye, uzajye rwose ugerageza ubyibuke. Reka ntuzemo gatoya, ne kongera kuvugana ikintu uburemere. Reka tujye dufasha ababyeyi bacu, tubiteho bakiriho, tubaha ibyiza byose dushoboye. Reka mbisubiremo, dushoboye uko dushoboye. Ntabwo nigeze mvuga ibya mirenge, nta nubwo nigeze mvuga ibyo udashoboye. Oya, ibyo ushoboye, kandi ibyo ushoboye ni wowe ubizi. Ariko ugomba ujye umenya ko bariye, ujye umenya ko nta kibazo bafite, ujye ubahamagara ubabaze mumeze mute, se mufite ibyo kurya? Bakubwire, unanyaruke urebe. Hari igihe ashobora kwanga kukubwira kenshi, abona ari ukukugondoza. Hari ababyeyi b'imfura batinya kugondoza abana babo, ariko ni ukuri ntabwo kubwira umwana wawe ko ni ukuri ntacyo kurya ufite ntabwo ari ukumugondoza, kuko icyo ni ingenzi, ni besoin primaire, ni ngombwa. Nuko rero tugerageze kandi twirinde na cya kindi nari ngiye kugenda ntakivuze, aho abana banga ko ababyeyi babo bakora ku mitungo yabo, ndavuga imitungo y'ababyeyi, kugira ngo bazapfe bayisige mu igabane. Bijya biba, nubwo itegeko ry'umuryango hari ukuntu ryabyoroheje rikabigenza neza, ariko n'ubu hari abana bakibangamira ababyeyi ngo ntukore kuri iki kintu, mugiye kudusazira nabi, mugiye kumara ibintu byose nta kigenda. Ariko se ntabwo nshyigikiye ababyeyi baza bakagurisha ibintu byose bagasigara nta kintu bafite kandi barabipfushije ubusa. Ariko nanone ashobora kugira ikintu akenera, akaba yagurisha agashyamba yari afite hariya, kakaba kamusunika nawe akaba abaho neza. Se iyo arigurishije agahaha, ntajye kuyanywera ngo ayasindire, ntayajyane mu bagore niba ari umugabo, ntayajyane mu bagabo niba ari umugore. Abakecuru ntabwo bajya mu bagabo da, ntayapfushe ubusa. Ubwo koko muba mwumva byo ari igitangaza, ari icyaha? Erega nubwo mvuga gutya, hari igihe dushobora guhahira ababyeyi ikintu, tukabaha umuceri, ukabaha amavuta, ukabaha ibishyimbo bya bindi wenda adahinga. Ariko ni ukuri tujye twibuka ko niba ari umusaza hari igihe aba akeneye n'agacupa. None se mwebwe ko mubwira bagenzi banyu ngo babagurire, cyangwa mukajya mu kabari mukagurira bagenzi banyu, ndavuga ku banywa inzoga, ariko n'abatanywa inzoga byo sinzi ibyo bagurirana ari ibiki, ariko bashobora no kugenda bakagurirana agakawa, cyangwa se bakagurirana
akabroshete n'agafanta. Uwo musaza n'umukecuru bo barabyanze. Niba barigeze kubirya bikaba byarigeze kugera mu nda zabo, wibwira ko batabikumbura? None se wowe mu byo uboherereza cyangwa mu byo ubahahira ujya wibuka kugashyiramo? Sinkubwiye ngo rwose ibyo bintu ujye ubikora, ukora icy'ingenzi, ntabwo bakwiye kuburara. Icyo kuburara cyo ndagisubiramo, nta mubyeyi ukwiye kuburara aba afite mwabana mwe mwebwe murya. Oya, reka nsoreze ahangaha, ibindi biganiro nakagaruka muri